abana muraho ndabizi mwarimu ntegereje kugira ngo mbagezeho inkuru uyu munsi natinze mwihangane. Nitwa Pacifique Mahirwe ngiye kubasomera inkuru nziza, inkuru ishimishije cyane. Hano ko mfite ibitabo byinshi cyane, ni ikihe gitabo ndibuze guhitamo, ni ikihe muri buze gukunda? Ndakibonye, Mimi Hogoza. Abana nkuko nababwiye ko ngiye kubasomera inkuru. Uyu munsi inkuru ngiye kubasomera nababwiye ni inkuru y'umukobwa bita Mimi Hogoza. Umukobwa uzi guhogoza, umukobwa uzi kuririmba, umukobwa ufite ijwi rinejeje. Muriteguye? Nimba mukeneye ko mbacira umugani. Mu Kinyarwanda iyo bagiye guca umugani baratangira bati mbacira umugani mbabambuza umugani n'uzavikana arangiye azasanga ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Harabaye ntihakabaye, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba, ubusa bwaritse ku manga nyiramusambura bwarurira. Kera habayeho igitabo. Igitabo ngiye kubasomera Mimi Hogoza ni igitabo cyanditswe na Michael Daniel Ambacho, gishushanywa na Edmond Opare. Abantu bakitugejejeho ni Edition Bakame. Murareba amashusho arahangaha. Mukundwa n'umwana w'umukobwa ufite ijwi ryiza cyane. Urungano rwe rukunda kumutumira mu bitaramo akaririmba, bose bakanezerwa bakumva barishimye. Nyina aramwegera ati mwana wanjye ndagukunda urabizi, nibyo koko ufite ijwi ryiza, ariko Imana iguhaye zahabu ntugishyira ku karubanda, ahubwo uyibika kure cyane kuko ari iy'agaciro. Urabyumva? Uteze amatwi uranyumva? Mukundwa abuza ko agira, arangije arikiriza ati yego mama. Nyina arangije aramubwira ati dore umaze gukura, nta mwari ugomba kuririmba ku karubanda, kirazira kikanaziririzwa. Mukundwa ati none se ko Mariza na Mutako baririmba iyo bari mu birori? Nyina ati mwana wanjye yego bararirimba, ariko ntabwo bibahesha agaciro, kandi nabo mu miryango ikennye cyane. Wowe rero ukomoka mu muryango wubashywe, mu muryango ukomeye, ntabwo ugomba kuwutesha agaciro na gato. Mukundwa yumvise nyina amubuza kuririmba akomeje, Mukundwa arababara, agahinda karamwica. Nuko nyuma nyina arangije yungamo aravuga ati ahubwo ndahirira kutazongera na rimwe kuririmba ku karubanda. Mukundwa amarira amuzenga mu maso, agahinda karamwica. Arangije ati oya mama, oya rwose ntabwo nzongera kuririmbira ku karubanda. Nyina arakomeza ati ugomba kurahira, bitabaye ibyo sinzongera kukuvugisha, ntuzongera kwitwa umwana wanjye ukundi, nta nubwo uzigera na rimwe ugera ku gituro cyanjye. Mukundwa yumvise nyina amagambo amubwiye akomeye cyane, arangije aremera, amurahirira, avuga ko atazongera kuririmba, nta na rimwe mu buzima bwe azongera kuririmba aririmbira no ku karubanda. Mu minsi yakurikiyeho Mukundwa ntiyongeye kuboneka mu bitaramo. Urungano rwe rumucikaho, Mukundwa asigara mu bwigunge, asigara n'agahinda, asigara ari wenyine. Muri icyo gihe imvura ntabwo yagwaga, ibihingwa biruma koko. Abaturage bibasirwa n'inzara, inzara irabica, ntacyo bari bafite cyo kurya. Nyina wa Mukundwa arangije aravuga ati si umukobwa wanjye. Agira impungenge z'imibereho y'umwana we, akibaza uko uwo mwana we azabaho muri ubwo buzima butoroshye, muri ubwo buzima bukomeye gutyo. Umunsi umwe nyina wa Mukundwa arangije aramuhamagara aramubwira ati yewe Mukundwa ngwino. Umva rero mwana wanjye, imvura nitagwa vuba inzara izarushaho gukara. Nyina wa Mukundwa arakomeza ati ndakwinginze, umaze kuba mukuru rwose wiguma hano, jya mu mujyi ujye kubana na nyoko wanyu Marita.
Mukundwa biramushimisha kuko yahoraga yifuza kujya mu mujyi ngo yihere ijisho ibyiza biwubatse. Yumvaga azajya abona amazu by'imiturirwa, akajya abona imodoka nyinshi, akajya abona abantu bambaye ibigezweho, akajya abona ibintu byinshi cyane bitandukanye. Mukundwa aritegura, nyuma y'icyumweru atega imodoka, arangije ajya mu mujyi, ajya kubana na nyina wabo. Mukundwa ageze mu mujyi yasanze ari heza birenze uko yahatekerezaga. Abona urujya n'uruza rw'abantu, abona imodoka, abona inyubako z'imiturirwa nyinshi cyane. Marita nyina wabo Mukundwa yarangwaga n'urugwiro, akagira n'inshuti nyinshi cyane. Yarambaraga akaberwa. Mukundwa atangazwa no kubona yambara amapantaro. Biramutangaza cyane kubona ukuntu yambaraga amapantaro, akambara n'amakoti, kandi we yarazi ko iyo myambaro iwabo ari imyambaro y'abagabo. Biramutangaza cyane. Ntibyatinze nuko Marita agurira Mukundwa imyenda n'ibikoresho by'ishuri, atangira kwiga mu kigo cy'amashuri cyari hafi y'aho batuye. Akenshi abagabo batwaye imodoka bamugeragaho mu nzira, bahagahagarara bakamureba, bakamwitegereza. Barangiza bakamubwira bati ngwino tugwere ifuti, bakamushyira mu modoka ngo bamugeze ahajya. Ariko akababwira ati oya, akabyanga. Babagabo bamwitaga umwirasi. Mukundwa bimurambiye ati ibi bintu birandambiye. Aragenda abibwira nyina wabo Marita, arabimusobanurira, amubwira ukuntu abagabo bahora bamutesha umutwe. Marita arangije nta kindi yakoze, yaragiye amugurira akaradiyo gafite utwumvirizo two mu matwi ngo ajye agenda yiyumvira uturirimbo, ntiyite ku byabo bagabo batwaye imodoka bagenda bamubwira mu nzira. Nuko Mukundwa twa tuntu yari afite mu matwi twabaga turimo umuziki mwiza cyane. Mukundwa yatwawe n'injyana y'indirimbo yumvaga mu karadiyo ke, atangira kujya azumva anaziririmba. Iyo yakumburaga iwabo, Mukundwa nta kindi yakoraga, yahimbaga uturirimbo. Reka rero umunsi rimwe ari mu rugo, arangije atangira kuririmba agira ati mu mataba y'imisozi myiza ahatuwe n'imfura zihorana urugwiro, zihorana amazimano y'abazisanga, zidakangwa n'ibibazo, zihorana ibisubizo. Aho niho iwacu, aho niho iwacu, aho niho iwacu. Akomeje kuririmba, atungurwa no kumva umuntu inyuma ye agira ati mbega ijwi ritangaje, mbega ijwi ritangaje. Iyo ndirimbo ni iyo ndirimbo ko ntayizi. Mukundwa wari urimo koza amasahani arikanga, ipanu yari afite iramanuka iramucika, yitura hasi. Mukundwa agiye kunama ngo ayifate, asanga umusore mwiza witwa Muneza yamaze kuyitora, arangije arayimuhereza. Mukundwa yaririmbaga mu ijwi riranguruye, yibagiye ko Muneza yicaye mu ruganiriro ategereje Marita wari wagiye guhaha. Muneza abwira Mukundwa ati iryo jwi ryawe ni ryiza cyane, iyo ndirimbo nayo ni nziza, kandi n'ubwa mbere nyumvise pe. Muku ni yandi, iyo ndirimbo ni yandi. Nuko Mukundwa n'umutima mwiza no gutuza kwiza aramusubiza ati iyi ndirimbo ntabwo yari yasohoka. Muneza ati burya si indirimbo Marita nyandikira umufasha kuzinonosora. Muneza ati ye baba we, menya ibanga, ndakwinginze ntubibwire Marita, umbwiye ko iyo ndirimbo itarasohoka, ngira ngo yaguhishuriye ibanga ry'uko dukorana. Mukundwa ati iryo banga ni irihe? Mbabarira urimbwire. Muneza ati yewe n'ubundi nivuyemo kare, reka mbikubwire neza. Marita ni umuhanga mu kwandika indirimbo, ariko iyo ari kubikora abikora yiyoberanije. Njyewe mfite inzu itunganya umuziki, ndetse indirimbo zose Marita yandika arazimpa, zimwe nkazitunganya nkazisohora, izindi nkazigurisha kuri bagenzi banjye. Indirimbo nyinshi zikunzwe muri uyu mujyi ni Marita uzandika, n'indirimbo zamya. Ariko ndakwinginze uramenye ntubimubwire, ndakwinginze uramutse ubimubwiye sinamukira.
ako kanya Mukundwa na Muneza bagiye kumva bumva urugi rurakingutse. Marita yinjira atera urwenya ati ahaha Muneza uraganiriza iki umukobwa wanjye? Muneza ati umva umbabarire ibanga ryacu ndibwiye Mukundwa. Marita ati nta kibazo n'umwana wanjye nta kibazo rwose. Arahindukira abwira Mukundwa ati ngaho rero tegura icyayi tuzimane Muneza. Nguvuze ngo iki? Tegura icyayi tuzimane Muneza. Ku mugoroba Mukundwa asanga nyina wabo mu cyumba, arangije aramubwira ati sinarinzi ko wandika indirimbo, mama umbyara arabizi. Nuko Marita aceceka akanya gato, arangije aramusubiza ati yego ndazandika ariko nzandika mu ibanga. Nabyibutse nkunda kuririmba ngatumirwa mu birori bitandukanye, data bikamubabaza cyane akambwira ko ntesha agaciro umuryango wacu, bityo ambuza kongera kuririmba mu bitaramo. Ngize imyaka 16 nta kindi yakoze ashingira ku ngufu umugabo w'Umukundwa wari utuye ku musozi wa hakurya y'iwacu. Umunsi umwe umugabo ndangije mucunga ku jisho ndamucika niyizira mu mujyi. Ngeze mu mujyi mbona akazi nkora ku manywa, ariko nimugoroba nkajya kwiga. Nabona umwanya nkandika indirimbo nkazigurisha. Nyuma mbona impamyabumenyi maze impesha akazi keza cyane. Mu muziki rero nkoresha irindi zina ritari Marita kugira ngo atazagira umenya. N'ikindi nanone ndikoresha kugira ngo ntiteranya na data. Mukundwa arangije abaza Marita ati hari icyo mama yigeze akumbwiraho se mbere yuko nza? Marita ati yego, wambwiye ko ashaka ko wiga neza ukazigirira akamaro. Kubera iki bimbajije? Nuko Mukundwa arangije amutekerereza uko nyina yamubujije kuririmba mu ruhame, mbega buri gihe amumwiyama akamubuza kuririmba. Marita byumvise ati iyo niyo myumvire ababyeyi bacu bafite, ariko bwa kunyoherereje nzagufasha uteze imbere impano yawe utarenze ku masezerano mwagiranye. Muneza yambwiye kandi ko ufite ijwi ridasanzwe n'indirimbo nziza wahimbye. Ngaho ndirimbira se numve. Mukundwa n'amasoni menshi Marita aramubwira ati vana isoni aho ngaho ariko gerageza uririmbe. Mukundwa atangira kuririmba, ariko atangira kuririmba afite isoni, ariko bigeze aho ararangurura. Arangije aramubwira ati nubwo ndi kure yawe mawe umutima wanjye uguhora hafi, uritsamura nturakire wasitara ntikomera, uko wari udahwema ijoro n'umunsi ukirya ukimara ngo tubeho neza, humura mawe nkunda abo wabyaye turabyirutse. Marita arangije yitegereza Mukundwa ati mbega ijwi ryiza, ni wowe usanzwe uririmba gutyo? Mbega ijwi ryiza, ubu ikibazo cyawe, ikibazo ufite ngiye kugikemura. Mukundwa ati uragikemura ute? Nyina wabo ati humura rwose, turaguha izina ry'ubuhanzi, tugiye kugushakira irindi zina, tuguha izina ry'ubuhanzi. Iryo zina ugiye kwitwa uzitwa Mimi Hogoza. Indirimbo zawe Muneza azajya agenda azitunganye mwibanga, nta muntu n'umwe ubimenya. Ntuzagaragara mu mashusho yazo, tuzakoresha abandi babyinnyi. Uzaba ikirangirire kandi uzaba n'umukire, uzaba umuntu ukomeye cyane, nta n'undi muntu umenye ko ari wowe Mukundwa. Mukundwa ibyishimo biramuranga ati icyo ni igisubizo cyiza, icyo nshaka no kongera kuririmba, kuba ikirangirire cyangwa kuba umukire bizaba biza, ntabyo nshaka, icyo nshaka no kuririmba gusa. Marita aramubwira ati maze kumenyera ibijyanye n'umuziki, urubyiruko ruzakunda indirimbo zawe kandi ruzagushakisha kugira ngo rumenye uwo uriwe. Ndakubwiza ukuri, uzaba icyamamare, uzaba n'umukire, uzaba umuntu ufite ibintu bitandukanye. Humura mu gitondo ndavugana na Muneza tugushakira umwarimu w'umuziki akwigishe kuririmba. Ni akazi katoroshye kandi uramenye ntibizatume utsindwa
mu ishuri. Ugomba kwicara ukiga ugashyiraho umwete, uko gutsinda niko kuzabasha gutuma ubasha kuba umukire. Mukundwa ati ndabyemeye, byombi nzabikora neza. Marita ati ngaho rero jya kuryama naheje. Arangije aramubwira ati urara haryana Mimi. Mukundwa ajya kuryama yishimye anibaza kuri ako kazina gashya yahawe ka Mimi Hogoza. Nyuma y'igihe gito Mimi Hogoza asohora indirimbo nyinshi cyane, zirakundwa yewe ziragurwa cyane. Arangije akuramo amafaranga menshi cyane, atangiza umushinga wo kuhira imyaka ku musozi w'iwabo, ashaka inzobere zikura amazi mu butaka hasi mu kuzimu ziyakwiza mu ngo no mu mirima y'abaturage. Arangije abakiza amapfa yari amaze igihe yarabibasiye. Ibirori byo gutaha uwo mushinga wa Mukundwa byari umunsi udasanzwe ku musozi w'iwabo. Amazi yadudubizaga atumbagira mu kirere, yahura n'imirasire y'izuba bigatanga amabara meza nk'ay'umukororombya. Imbaga y'abaturage yaririmbaga mu majwi aranguruye igira ati Mukundwa, 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 Mukundwa. Byari umunezero udasanzwe. Mukundwa nk'umwamikazi yaragaragiwe na nyina wabo Marita ndetse na Muneza, uko bari umuryango umwe. Umuyobozi w'umudugudu arangije afata ijambo ati bavandimwe, ibi bitangaza mureba uyu munsi turabikesha umwe mu bana bacu. Afite imyaka 16 gusa, ariko ibikorwa bye ni indashyikirwa. Umukobwa wacu adikishije burundu amapfa n'inzara byari byarayogoje uyu musozi. Bavandimwe, dukomere amashyi Mukundwa, ari we muzi ku izina rya Mimi Hogoza, mujya mwumva aririmba. Urubyiruko rwaraho rwose ruhanika mu majwi, rusakuza cyane n'amajwi y'urwunge rurimba ruti Mimi Hogoza, Mimi Hogoza, Mimi Hogoza, Mimi Hogoza. Bose bararirimba bavuza impundu kubera izina rya Mimi Hogoza bari babonye batari bamuzi. Mukundwa n'ibyishimo byinshi ahobera nyina wabo Marita, arahindukira ahobera na Muneza. Mu gihe mu cyaro imbaga y'abaturage yishimiraga amazi bahawe n'umukobwa wabo Mukundwa, ni nako mu mujyi abantu babyiganaga bajya ku isoko bajya kugura indirimbo za Mimi Hogoza. Nuko Mimi Hogoza aragenda abicyamamare, aramenyekana, aba umukobwa uzwi mu gihugu hose kandi umukobwa wafashije umuryango we wabo. Sijye wahera hahera Mukundwa ufite ijwi ryiza rihebuje ryatabaye famiye y'wabo. Mwebwe twari turi kumwe muri iki kiganiro, murakoze cyane. Turashimira Pacifique umaze kutugezaho iyi nkuru yitwa Mimi Hogoza. Ariko abana hari amagambo batumvise. Sasha, ni irihe jambo utumvise? Niki Mimi Hogoza. Mimi Hogoza. Mimi Hogoza risobanuye ibintu bibiri. Ushobora guhogoza uririmba. Iyo uririmba neza ubuhogoza. Noneho ukabahogoza uri mwiza, bamwita ihogoza. Ihogoza aba ari umuntu mwiza. Hari undi utumvise ijambo? Nta wundi? Reka mbasobanurire rino jambo ryitwa kuzimana. Kuzimana ni igihe umuntu aje kugusura, ashobora kuba ashonje, anananiwe, ukamwakira, ukamuha kwicara, ukamuha n'icyo kurya. Sibyo? Noneho hari n'irindi jambo mushobora kuba mutasobanukiwe. Ijambo rivuga ngo nyina wabo. Nyina wabo ni umuntu uvukana na mama wawe, ari murumuna we cyangwa ari mukuru we. Kuvuga ngo ari murumuna we ni igihe ari muto kuri mama wawe cyangwa ari mukuru kuri mama wawe. Ni ikijambo nyina wabo rivuze. Hari irindi mwa mutumvise? Oya? Aha, ngaya magambo twumvaga yaba yabagoye mutasobanukiwe. Gaho murakoze, mwakurikiye inkuru yitwa Mimi Hogoza. Ubutaha tuzabagezaho indi nkuru nziza cyane, mugira amatsiko yo kuzayumva, sibyo? Buri wese nagerageze. Okay, on y va. Okay, on y va.
Okay, mwese mwananiwe ndagira ngo tuzamura amaboko rimwe tugiye guhamagara inyoni inyoni rimwe twahamagara utunyoni Zola, call the birds they have to come down. Oh, call the birds. Okay. The birds whistle. Yeah, whistle. Okay, we go. Okay, and then this time to sleep. Up. Okay. Kuva kera wasangaga abana bigunze Rwanda Book mobile biraje fata book soma book ubashe kumenya ubumenyi butandukanye mwana w'umunyarwanda kwino nawe wisomere iki nicyo gihe cyo kudahishwa mu bitabo kwino wisomere uvoma ubumenyi soma. Abana bamaze kurushanwa kwandika soma. Uwanditse binini inshuro 10 niwe watsinze. Muri aka kanya twishimiye kubagezaho agakino keza cyane twita ikibariko. Ubu tugiye kubasobanurira ukuntu muzajya mugakina namwe imuhira. Mukurikire neza. Tugiye kubigisha umukino witwa ikibariko. Umuntu abahagaze hanze ukinjira mu isi ugatera ku mubare wa mbere maze ugasimbuka. Nuge hasi ugatoragura ukongera ugasimbukira mu isi. Soma tuvoma ubumenyi Rwanda Book mobile igisubizo ku bana b'abanyarwanda. Rwanda Book mobile igisubizo ku bana b'abanyarwanda. Nasoma wasoma Rwanda tuvoma ubumenyi dusoma. Nasoma wasoma uyu munsi mwakoze cyane, wari umunsi mwiza cyane. Mwabonye ko twabasomeye inkuru nziza. Uyu munsi twakinnye, tumaze gukina twize inyunguramagambo, twabonye amagambo mashyashya harimo hogoza, twabonye nyina wabo icyo bivuga, twabonye kuzimana icyo bivuga. Ndagira ngo mbibutse ko aho wavanye igitabo niho ugomba kugisubiza, haba mu rugo, haba muri biblioteke, ahariho hose ugomba gusubizayo cya gitabo. Nanjye igitabo nabasomeye uyu munsi ngisubije aho nagikuye kugira ngo undi muntu uzaza kugishaka azakibone. Mwakoze cyane kubana natwe, naho ubutaha. Rwanda Book mobile, summer.